Reka nongere mbahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Ndizera ko mwese muri amahoro kandi mukomeye. Abanyarwanda muri mu mahanga mwese hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, namwe turabifuriza amahoro, cyane cyane abana mwese. N'ukuri Imana y'amahoro, Imana y'urukundo n'umunezero, Imana byose ku buzima bwacu ibishimire kandi mukomeze mwese mugubwe neza. Reka ngusabe wowe udusuye bwa mbere ku Mwana TV, nyaboneka nukuri wibuke kuduha subscribe, wibuke gukora subscribe, ni kuri iryo jambo ritukura, hanyuma ukore no kuri iyo nzogera kugira ngo izi nkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bijye bihita bikugeraho tukimara kubitunganya. Reka mbwire abafite abana bafite impano zitandukanye mwese, ni byiza ko muduhamagara kuri nimero zacu ziri kuri uyu murongo kugira ngo tugaragaze impano z'abana, ndetse aho bishoboka ko tuganira n'abana ku bibazo bibakorerwa, ku ihohoterwa ribakorerwa, tubashe kubyereka abanyarwanda, ubuyobozi bwacu kandi bukunda abana nabwo burusheho kubimenya no gufata indi myanzuro ikomeye. Uyu munsi muze kunyemerera tuze kunyarukira mu ntara y'Amajyepfo, ni mu karere ka Muhanga, aho tugiye kureba umwana ubabaye cyane ku myaka ye 15, akaba yarabuze umubyeyi we, nyina wamubyaye afite amezi 8. Ni mu karere ka Muhanga mu gice cyaho bita mu Ruvumera. N'umwana w'imyaka 15 umukwiye Marie Goreti w'imyaka 15, akaba yarabuze nyina umubyara hashize igihe kirekire, kuko yabuze nyina bigaragara cyangwa se bivugwa nk'uko yabibwiwe yuko yari afite amezi 8 nibwo yabuze nyina wamubyaye. Uwo mwana nk'uko yabitangarije itangazamakuru, yakomeje kuvuga ko nyina wamubyaye yavuye mu rugo afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, nk'uko umwana yabigarutseho abibwira itangazamakuru. Uyu mwana mutoya w'umukobwa afite agahinda gakomeye cyane nyuma yo kubura nyina umubyara, kandi akaba ahora yumva yagirirwa impuhwe na buri wese wamubonera nyina wamubyaye, kuko aravuga ati mama wanjye ariho. Bavuga ko mama aba mu mujyi wa Kigali, kandi avuga ko mama we ari umuntu ngo wifashije cyane. Uyu mwana rero inshuro nyinshi haba hariya mu mujyi wa Muhanga ni henshi agera, akaba yibeshya ku babyeyi batandukanye, aho abagera imbere, kuko yabwiwe ko nyina ari umubyeyi ubyibushye kandi umubyeyi usa neza. Iyo abonye umugore ubyibushye kandi ngo w'umunyamafaranga, abasha kumwegera akavuga ko ari nyina, ariko bo birangira nyine bagaragaje ko ahubwo uwo mwana afite ikibazo cyo mu mutwe. Mu by'ukuri birababaje kandi biranatangaje ku ruhande rumwe, nimba nyina koko yaba yarabashije gukira ubwo burwayi bwo mu mutwe, akaba ataragiye kureba ikibondo cye kiri hariya mu karere ka Muhanga, byaba ari agahinda gakomeye. Ntekereza ko abana benshi hirya no hino banezezwa cyane no kubana n'ababyeyi umunsi ku munsi, banezezwa cyane no kubana n'ababibarutse, bakabagira inama, bakababa hafi cyane, ko mu by'ukuri uza gusanga nyine abana benshi bagenda bahura n'ihohoterwa, ariko uko byaba bimeze kose ari kumwe n'umubyeyi wenda yamuba hafi akamugira inama. Ise wamubyaye ni umugabo, nawe yaje gushaka undi mugore, birumvikana, nuko mukase rero ngo ntabwo yaje kumureba neza,
bituma umwana arushaho kubabara no guhangayika no gucika intege z'ubuzima, yibaza uko bizagenda, uko bizamera. Ubuzima bwe rero bukaba bushaririye nk'uko yakomeje kubibwira itangazamakuru, ababwira ati ntabwo meze neza, emwe no mu ishuri ndiho ndagenda nsubira inyuma, uko bucya bukira ndushaho gutekereza kuri mama wanjye, ndushaho guhangayika, bigatuma mu ishuri ngenda nsubira inyuma buke buke. Uyu mwana nk'uko yakomeje kuvuga iyi nkuru ibabaje kandi inkuru iteye agahinda, akavuga ati mu by'ukuri ndifuza kumenya mama wanjye aho yaba ari, ndifuza kumenya mama wanjye uko ameze, ariko ndifuza ko na mama wanjye yangirira impuhwe nk'ikibondo cye, umubyeyi wanyibarutse ni ukuri akangirira impuhwe. Aravuga ati uko bimeze kose nanezerwa mbonye mama wambyaye ku myaka 15 mfite, naramubuze mfite amezi 8, ni igihe kirekire. Nibwo rero ntekereza ko wowe udukunda kandi ukaba udukurikiye hano ku Mwana TV, bibaye byiza bikaba akarusho nimba wabona uko wabigenza, cyane ko afite n'ibibazo by'ubuzima. Nimero ye twashyize hano kuri runo rubuga, wamuhamagara byinshi birambuye kandi byinshi birenze ibyo tuvuze, nawe ukabasha kuba waganira nawe. Emwe ushobora no kuba wamutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi tutabura kuvuga nuko abana b'abakobwa mu by'ukuri bageze kuri iyi myaka bahura n'ibigeragezo ndetse n'ingorane nyinshi cyane, cyane ko usanga abagabo cyangwa se igitsina gabo babahohotera, ugasanga umwana ahuye n'ibibazo bikomeye. Rero mu by'ukuri bakunzi b'Umwana TV, ndizera ko mwese aho muri hirya no hino, nimba wumvise iyi nkuru, uyu mwana wamuhamagara, telefone ze ngizi twazishyize kuri runo rubuga kugira ngo umuhumurize, kandi nukuri akomeze nawe yumve ko ari mu muryango, yumve ko nubwo nyina wamubyaye ataramubona, wenda ejo byazagenda neza, wenda wamubera umubyeyi, nukuri wamugirira impuhwe kandi Imana yazakwitura. Reka bashimire rero mwebwe mudukunda kandi mudahwema gukurikirana izi nkuru zacu zose tubagezaho. Mbibutsa ko nimba utaradukorera subscribe, ni byiza ko wakora subscribe kugira ngo ibiganiro n'amakuru dutegura bijye bihita tubageraho tukimara kubitunganya. Mbibutsa ko kandi abafite abana bafite impano zitandukanye, mwese mwaduhamagara kuri uyu murongo wacu, nukuri turabitaba kandi bikagenda neza. Reka mbashimire, nitwa Emmanuel Kanani. Hanyuma abafite ibibazo mukomere, ababyeyi mufite abana, yaboneka mwibuke kubateganyiriza no kubazigamira muri ejo heza. Ni ikigega cyashyizweho na leta y'igihugu cyacu, kandi ni byiza ko buriya abana bacu iyo tubateganyirije ibintu bigenda neza. Ikindi nyaboneka abana mwibuke kubashyira mu mashuri. Abadafite ubushobozi, burya biba byiza iyo mwegereye ubuyobozi bwacu mukavuga muti twe dufite ubukene ku rwego runuru, nabo bakabisuzuma, ariko abana bakiga. Reka mbashimire, nitwa Emmanuel Kanani. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe. Abayobozi mwese muyisure, ababyeyi mwese muyisure, kuko Umwana TV ni impanuro, Umwana TV ni urukundo, Umwana TV ni urugwiro. Babyeyi ni inzira yo kumenya ibibazo abana bato bagira, uburenganzira bwabo bwubahwe, binyuze mu ijwi ry'Umwana TV. Ijwi ry'Umwana TV ryumve hose, babyeyi, ijwi ry'Umwana TV ryumve hose.
umwana TV ndayemera. Umwana TV yogere, umwana TV yogere, umwana TV yumve hose. Umwana TV ndayikunda, umwana TV ndayikunda.